Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kokosora ikizamini kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu bigusaba kugira dukosora ikizamini nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo iso cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibi nibyo no kubibutsa gukanda subscribe kugira ikizamini gise gikozwe kugira ngo isomo rishya kizeho. Murabizi ngenda bashyiraho amasomo yo kugira ngo murusheho neza kumva bino bizamini biba byakozwe, bino bibazo baba babajije kugira ngo ujye tuyabonera ku gihe. Rero ukanda subscribe. Bibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Icyo ukora ni kimwe, uratwandikira kuri 0788 935 16 26 cyangwa ukayiduhamagaraho. Asigaye tukagushakira kode aho waba uri hose mu gihugu. Iminota 3 ibihagajigije kugira ube wamaze kubona kode. Bibutsa ko ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, ufite akazi ukora katakwemera kuza ngo twigane mu shuri, nawe uratwandikira kuri 0788 935 16 26 tukagwigisha nawe mu gihe gitoya ukagenda ugakora ugahita utsinda. Ndatekereza ko rero mwamaze gufata udupapuro, ndatekereza ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Birabujijwe kuba wagira ibindi wongera ku kinyabiziga. Ese ni ibihe? Iravuga ngo imitambiko, beka ngo ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Se ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Biba bibujijwe kongera imitambiko ndetse n'ibindi bintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Kubyongera ku kinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri biba bibujijwe. Hano ni imitambiko ari kuvuga, ariko kwa kundi ikinyabiziga bakongeraho ibintu by'imitambiko cyangwa bakongeraho ibindi bintu mu mbavu z'ikinyabiziga bishobora kubangamira imigendere y'ibindi binyabiziga isanzwe. Niyo mpamvu biba bibujijwe, kuko biba byateza abandi bari gukoresha umuhanda ibyago, kandi bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda. Hano rero bibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0788 935 16 26 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, cyangwa uramutse ukosoye ikizamini nk'icyo ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira bitewe nuko wenda abo muri kumwe nta muntu urimo wagusobanurira, uratwandikira tukagusobanurira serivisi aba ari ubuntu. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mibare wishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Urabizi, niba hari ikintu kibaye, ikinyabiziga cyawe kiragonze, ntabwo kizasubira mu muhanda cyangwa cyoherejwe mu mahanga, hari ukuntu muzabimenyesha ibiro bishinzwe imisoro n'amahoro, kuko murabizi ibinyabiziga birasora. None ibyo ngibyo uzabikora mu gihe kingana ute? Iravuga ngo mu minsi 5, beka ngo mu minsi 8, seka ngo mu minsi 15, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero. Hano ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Mu minsi 8. Ibyo bintu ugomba kubikora ukabimenyesha ibiro by'imisoro n'amahoro mu gihe kitarenze iminsi 8. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo mu gihe telefone yawe ihamagaye utwaye imodoka wakora iki? Utwaye ikinyabiziga, uri mu nzira nyabagendwa cyangwa uri mu nzira isanzwe y'icyerekezo kimwe, none baraguhamagaye. Ese uba wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Iravuga ngo kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya. Ukaba wakwitaba cyangwa uhita uhagarara ako kanya. Beka ngo kutayitaba cyangwa ukamureka. Seka ngo ushyira imodoka iruhande ukayitaba cyangwa ukamanza ugashyira imodoka iruhande ukamanza ukayitaba. Beka ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri.
B kutayitaba, ndetse na C gushyira imodoka iruhande ukayitaba, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri rero hano, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese iso cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Ikintu uba ugomba gukora ni ugushyira imodoka iruhande ukayitaba, ukabona kugaruka mu kinyabiziga ukongera ugatwara. Hari abantu benshi bajya batwara ibinyabiziga ugasanga ahubwo ari no gutonganira kuri telefone. Mwebwe muri kwiga amategeko y'umuhanda, ibyo bintu muzamenye ko biba bitemewe. Iyo baguhamagaye ugomba gushyira imodoka iruhande ukitaba, warangiza kuvugana n'uwo muntu ugasubira mu kinyabiziga kongera ukagitwara, kubw'umutekano w'ubuzima bwawe n'umutekano w'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ni iki wakora mbere y'uko uhindura icyerekezo? Wari uri kugenda wibutse ko wenda hari ikintu wibagiwe ushaka guhindura icyerekezo ugasubira inyuma. Ese ni iki uba ugomba gukora? Iravuga ngo gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. N'amatara ndangacyerekezo ubwo ni nk'ibinyoteri. Mbega ngo itegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye ko tukwigisha, ufite akazi katagukundira ko uza ngo twigane mu ishuri, uboneka mu masaha ya nijoro cyane. Icyo ukora ni kimwe, uratwandikira kuri 078 935 16 26. Tuba dufite amasomo ushobora kwiga mu gihe gitoya, ukagenda nawe ugakora rimwe ugahita utsinda. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ni icyo uba ugomba gukora mbere y'uko uhindura icyerekezo. Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cy'ukuri rero hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hari ikintu uba ugomba gukora, uba C nicyo gisozo cy'ukuri kiravuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ugomba gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo, ukitegereza neza niba n'ahantu ugeze hari ibyapa bikwemerera guhindura icyerekezo. Ahantu hose ntabwo wahindurira icyerekezo kuko hari imihanda y'icyerekezo kimwe aho ugomba gukomeza mpaka uvuyemo. Ubwo urumva uwo muhanda nta cyapa kiba kikwemera ko wahindura icyerekezo ngo usubire inyuma. Umuhanda w'icyerekezo kimwe uba ugomba gukomeza imbere paka uvuye muri uwo muhanda, nta gukata ngo usubire inyuma biba byemewe. Niyo mpamvu ugomba kumanza wareba ko hari ibyapa bibikwemerera. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iki? Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa. Ese ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa n'iki? Bibutsa ko muri bwa buryo bwo kubakorera amasomo agenda bafasha kumva neza bino bizami biba byabajijwe, bino bibazo baba babajije, genda bashyiraho amasomo umunsi ku munsi. Hari ayo ndi kubategurira, hari ayo nabakiriyeho nk'ay'ibyapa byo ku mihanda, ibimenyetso byo mu mihanda, amashusho ku matara, ku bimenyetso bimurika. Namaze kuyabakorera ari kuri YouTube channel. Niba aribwo bwa mbere ugezeho usubiraho uyarebe kugira ngo nawe uze ujyanirane n'abandi. None iyi no video y'ibyapa niba utari wayireba nayo nagushishikariza kuyireba kugira ngo nujye ugera ku bibazo nk'ibi ujye uhita umenya igisubizo cy'ukuri. Urabona ko hano bashaka kukubaza icyapa nk'ishusho cyangwa bakikubaza nk'amagambo. Niyo mpamvu ugomba kubuza ibira byapa. Iravuga ngo ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa n'ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Mbega ngo ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. Sega ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ndeka avuga ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Mbibutsa ko impamvu dukosora ibizame nk'ibi, ibibazo biragaruka, uba ushobora gukosora ikizame nk'iki kimwe wazajya gukora ugasanga 5 byagarutse, 7 byagarutse. Kandi mukibuka neza ko iyo bagiye kubabaza ntabwo bahimba ibibazo, n'ubundi ni ibingibi baba babajije bongera kubabaza. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ishusho ni mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Hano bavuze ngo ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, bashobora no kuvuga ngo ishusho mpande eshatu umuzenguruko w'umutuku,
ubuso bwera n'ikirango cy'umukara byose aba ari kimwe. Dukomeje n'ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Iravuga ngo mu masangano, mbega ngo mu bimenyetso bimurika, sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ibi byapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa hehe? Bibutsa ko namaze kuhakorera video y'ibimenyetso bimurika. Niba utari wayireba, subira kuri YouTube channel yacu uyirebe kugira ngo ubimenye, kuko biba biri kumurika ibyo bimenyetso bikoresheje ubwoko bw'amatara atatu ariyo umutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo, biri kuyobora ibinyabiziga mu muhanda. Abandi mu zindi ndimi z'amahanga njya numva bavuga ngo ni feu rouge. None ariko ibyo ntabwo ari byo bari kutubaza hano, bari kukubaza ku byapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa hehe. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Mu muhanda uri kugenda mu nzira nyabagendwa, wa murongo urombereje mu muhanda mo hagati ushushanyijemo n'umurongo wera ucagaguye ntugomba gukora iki? A iravuga ngo ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. B ikavuga ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. C ikavuga ngo A ngomba guhagarika ikinyabiziga. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Biriya bimenyetso byo mu mihanda niyo video namaze kuyakorera muri bwa buryo bwo kubashyiraho amasomo yo kubafasha kumva neza bino bizami biba byabajijwe. Rero niba ushaka kujya andi masomo ku gihe, ukanda subscribe hasi kugira ngo ujye ubibonera ku gihe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Bibaye ngombwa ryari? Ugiye kunyuranaho cyangwa ugiye guhindura ikindi cyerekezo, uba wajya mu kindi gice cy'umuhanda iyo ariko harimo umurango wera mu muhanda ucagaguye. Ikibazo cya munani kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ntabwo ahantu hose wagenda uri kuvuza amahoni, hari ahantu biba bibujijwe. Iravuga ngo ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. Mbega ngo hafi y'ibitaro, sega ngo hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuvuza amahoni bibujijwe he? Murabizi hari ibinyabiziga biba bifite amahoni ku buryo niyo uyumvishe wumva ko ahantu hose bitaba ngombwa ko bayahavugiriza, hari ahantu biba bigomba kuba bibujijwe. Ese ni hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Murabizi hari ibinyabiziga nk'uko nari maze kubivuga biba bifite amahoni aremeye ku buryo gishobora kuyavugiriza impande y'ibitaro, bikaba byatuma abantu barushaho kuremba. Niyo mpamvu kuvugiriza amahoni hafi y'ibitaro biba bibujijwe. Ku misigiti, ku rusengero, ku rutambiro dushobora kuyavuza kwa kundi buje gusenga, ugaparika ikinyabiziga cyawe ukagera uvuza ihoni wenda bitewe n'ubutumwa ushaka guha abantu bahari. Se ku buyobozi bwa polisi, murabizi polisi niyo impanuka ibaye turi kubahamagara twitaba bari mu biro. D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo igisubizo cy'ukuri cyo twabonye ko kirimo ni B. Hano igisubizo cy'ukuri rero nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Ikibazo cya cyenda kirabaza ngo nihe myifatire myiza wagira ugeze aho abana bari hafi y'inzira nyabagendwa. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, uri gutwara ikinyabiziga cyawe, usanze hano impande y'inzira nyabagendwa hari abana bari kuhaganirira. Ese uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Urabona ko n'abana batoya. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo igisubizo cy'ukuri ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo itonde witegereze nibiba ngombwa, ubaburire unitegura kuba wahagarara. B ikavuga ngo ihute urenge aho abo bana bari. C ikavuga ngo komeza ugume ku muvuduko munini. D ikavuga ngo komeza ugende ku ruhande rw'iburyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze ahantu ku mu nzira nyabagendwa, ubonye hari abana bari kuhaganira hafi yaho. Ese uba ugomba kubyitwaramo ute kugira ngo ubarinde ibyago nawe wirinde ibyago? Hano igisubizo cy'ukuri rero nta kindi ni A, ugomba kwitonda ukitegereza witegereze nibiba ngombwa, ubaburire unitegura kuba wahagarara. Mbibutsa ko video yo ku mashusho yose
nayo namaze kuyabakoreranye bashyira kuri YouTube, uyikeneye witunyandikira kuri 0789931623 tugahita tuyiguhereza mu gihe kitarenze iminota 2, cyangwa ugasubira kuri YouTube channel yacu ukayirebaho mu gihe gitoya, ukayireba kugira ngo byere kujya bikugora kandi ari ibintu byoroshye. Amashusho yose akubiye hamwe ukayiga ugahita uyarangiza muri video imwe gusa, asigaye ntihazagira ikindi kibazo cyerekeye ku mashusho kiba cyakunanira. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikirana bitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwaho. Murabizi ikinyabiziga giparitse impande y'umuhanda kiba gifite ukuntu kiba gigomba kugaragazwa kugira ngo abandi bari gukoresha umuhanda bakubonere kure kutababereye inkomyi. Ariko ngo ibinyabiziga bikurikira mu byo bagiye kutubwira ngo byo ntibitegetswe kugira ibi byerekana mu gihe byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda iruhande rwawo. Ni ibihe binyabiziga sasa? Iravuga ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abana, bega ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ibinyabiziga bigendwamo n'abana ndetse n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Bega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari yo, B ikaba atari yo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze kugihitamo rero, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Icyanditso cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hari isoko cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Murabizi biriya binyabiziga bigendwamo n'abana cyangwa se tugare tugendwamo n'abamugaye ntabwo biba bifite ibi byerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa biri kugenda iruhande rwawo. Niyo mpamvu gihise kiba igisubizo cy'ukuri, A na B bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 11 kirabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. A iravuga ngo ubururu, umweru n'umukara. B ikavuga ngo umukara, umweru n'umuhondo. C ikavuga ngo icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, ucyandike ku papuro kugira ngo urebe amanota uri buze kugira kuri 20. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789931623 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko amaze kugihitamo. Iki cyapa cy'ingero kigaragaza ibibanza by'ingano cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu, umweru ndetse n'umukara. Iyo bavuze amabara y'icyapa uvuga umuzenguruko, ukavuga ubuso, ukavuga ibirango, amabara yose uri kubona ku cyapa. Ubwo rero kiriya cyapa cyo kiba kigizwe n'amabara y'ubururu, umweru ndetse n'umukara. Mujye mureba mwabira bintu mba napostinze, akantu kose kabafasha mpita nkashyiramo. Ikibazo kiri gukundwa kubazwa mu icyo cyumweru nacyo nkunda kugishyiramo. Ikibazo kiri gukunda kugaruka cyane kugira ngo mukige utabo wahura nacyo kikakunanira. Rero ndakeka ko mugiye kubyubahiriza. Mujye mureba biriya bintu byose mba napostinze. Ikibazo nkunda gushyiramo aba ari ibibazo bikunda kuza cyangwa ibibazo bakunze kubaza mu icyo cyumweru. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Ari amatara maremare y'ikinyabiziga ntago yahora yaka. Ese azimwa mu bihe bihe? A iravuga ngo iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. B ikavuga ngo iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitarenga muri metero 100 keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana zimya vuba vuba amatara maremare. Se ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Amatara maremare y'ikinyabiziga azimwa mu bihe bihe. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ivuga ngo iki? A ivuga ngo iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. B ikavuga ngo iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitarenga muri metero 100 keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana zimya vuba vuba
amatara maremare. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo se, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Iravuga ngo gushaka umuherekeza, beka ngo gukurikira ikinyabiziga cye, gukurura ikinyabiziga cye. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, gushaka umuherekeza se cyangwa gukurura akanyabiziga ke. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri bugire kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikinyabiziga gisunikwa cyangwa ibyo gitwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi kinaba agomba gukora aba agomba gukurura ikinyabiziga cye. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ikibazo cya 14 dukomeje nacyo kirabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba guteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Mu yihe ntera? Iravuga ngo muri metero 200, beka ngo muri metero 250, seka ngo muri metero 300. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Murabizi ziriya nzira za gari ya moshi zifata ahantu hanini, zifata ubuso bunini ya mihanda yayo. Rero iriya mihanda iba ifite utundi duhanda tugenda tuyambukiranya kubera iba yarafashe ahantu hanini. Ariko mukibuka ko gari ya moshi zitajya zihagara, iyo zaje ikintu isanze mu nzira ya kigonga. Niyo mpamvu hari ukuntu iriya mihanda iba igomba kugarura urumuri ku buryo umuntu uri kuyisanga hari intera yiboneramo. Niba ari umuyobozi w'ikinyabiziga akaba yayibonera mu ntera runaka. Bibuza ko iyo gari ya moshi igiye gutambuka haba hari amatara agenda yaka amyatsa kugira ngo umenye ko ugiye gutambuka, kugira ngo niba ari umuyobozi w'ikinyabiziga umanze uburetse imanzi itambuke. Ese none ni mu yihe ntera ibyo bikoresho ngarurarumuri byayo biba bigomba kubonerwamo? Tubwira ngo metero 200, beka ngo metero 250, seka ngo metero 300. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko iyo bagiye gushyiraho gari ya moshi igiye gutambuka baba bashyizeho ayo matara y'umutuku, nako aba asanzweho agenda yakazima. Rero iyo ugiye kuhagera uri umuyobozi w'ikinyabiziga uhita umenya ko igiye gutambuka buretse uba watambuka. Niyo mpamvu hari nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri ku muhanda cyangwa mu muhanda, kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo, zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Iravuga ngo irangi ry'umuhondo ngarurarumuri, beka ngo irangi ry'umweru ngarurarumuri, seka ngo irangi risa n'icunga rihishije ngarurarumuri. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano mbibutsa ko ibikoresho ngarurarumuri ubwabyo ntibyaka, ariko iyo urumuri rukubise w'ikinyabiziga kwawe bihita bisa nkaho byatse. Murabizi irangi ntiryakwaka, ariko niba bavuze ngo irangi ngarurarumuri birumvikana ko urumuri rwawe w'ikinyabiziga nirukubitaho birete bisa nkaho byatse, ube wamenya ubutumwa bashaka kuguha bitewe n'icyo ibyo bikoresho ngarurarumuri babishyiriyeho. Hano ntabwo ari byo turi kurebaho, turi kureba ku mbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo. Ese bisigwa irangi ry'ibara risa rite? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cy'ukuri rero. Hano ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungurwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ese iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungwa ku binyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga ku mpande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma
bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. None nk'ibyo binyabiziga byo bitabujijwe ni ibihe? Urabizi kugenda ibintu biri kwikurura hasi mu muhanda, ukabona ikinyabiziga gitwaye ibintu biri kugenda biri kwikurura hasi, cyangwa byarenze ku burumbarare bw'ikinyabiziga, ntabwo biba byemewe. Ariko ngo ibyo ntibireba ibinyabiziga bihe, aravuga ngo imashini zihinga, mbega ngo ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, reka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Itegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kuyandika ku papuro. Ese ni ikihe kinyabiziga cyo kiba cyemewe kuba cyatwara ibintu bikagenda biri kwikurura hasi, cyangwa mu mbavu zacyo bikaba birimo? Ese ni ibihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni imashini zihinga. Niba ziri mu kazi, hari igihe ziba zitwara ibintu, wenda ni ibyatsi cyangwa n'ibindi bintu byo mu murima, bikaba ngombwa ko bishobora kugenda biri kwikurura hasi. Niyo mpamvu byo ntabwo bibujijwe kuba byaba bifite ibintu biri kugenda biri kwikurura hasi. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. A iravuga ngo iby'inyuma metero 3, B ikavuga ngo iby'imbere metero 2.70. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iby'inyuma akaba ari metero 3, naho iby'imbere bikaba ari metero 2.70. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Mbibutsa ko uramutse uri gukosora ikizamini nk'icyo ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira, uzutwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789351626 ugusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Rero urakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Iby'imbere aba ari metero 2.70. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki? Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ese ni ibihe binyabiziga? Aravuga ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. Beka ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Ndakeka ko mugenda mubibona mu mihanda ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Seka ngo ibinyabiziga ndakumirwa. Bibutsa ko habaho n'ibinyabiziga ndakumirwa nka za ambulance n'ibindi. Reka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Nkomeje gushimira abantu muba mwavuye gukora ariko mukagaruka mukadushimira, byaba ari ukuduhamagara mukabidushimira cyangwa kutwandikira kuri WhatsApp cyangwa na comment zanyu. Mwikintu muzajya mukora mujye muhita musharinga ku bagenzi banyu b'inshuti zanyu nabo baze twigane. Gahunda yacu ni ugukora rimwe ugahita utsinda, kuko isomo ryose ryabafasha, ikizami cyose gikozwe muba mugomba guhita mubibonera ku gihe. Rero kugira nawe ujye uhita ubibona ku gihe ukanda subscribe aho hasi. Hano rero isomo cy'ukuri nta kindi ni C. Ibinyabiziga ndakumirwa. Ibyo bigomba kugira rya tara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara 2 atukura. Bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Bitarenze ibihe bipimo? Aravuga ngo utarenze umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. Ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga kiba kibifite uri kugenda mu nzira nyabagendwa, uri kureba umuvuduko urajya ugenderaho mu saha. Beka ngo uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Seka ngo uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. Reka ngo A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A na B kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha, ndetse na B uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba bitarengeje metero 6, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo.
ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cyo tugiye gusorezaho babashije uyu munsi kirabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikurikira igice kirenga ku biziga ni gigomba kurenga ibipimo bikurikira. Aravuga ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50. B kangwa imbere ni metero 1 na santimetero 70. C kangwa A na B ni ibisubizo by'ukuri. Reka ngo nahise cy'ukuri kirimo mbibutsa ko metero ni urugero rw'uburebure, santimetero ni urugero rw'uburebure, aho metero imwe ibingana na santimetero 100. Birashoboka ko batavuga ngo metero 3 na santimetero 50, bakavuga ngo santimetero 350. B bakavuga ngo santimetero 170. Niyo mpamvu ibintu byo guhindura ingero ugomba kuba bizi. Kugira ngo ayo masomo yose ujye uhita uyabonera ku gihe, ukanda subscribe hasi kugira ngo nindishyiraho ijyo ku bipimo, ijyo ku matara n'andi ndi kugenda bategurira, hari n'ayamaze kugeraho ku byapa, ku bimenyetso bimurika, ibimenyetso byo mu mihanda ndetse n'andi ku mashusho, kugira ngo mujye mugihita mubibonera ku gihe, ugomba gukanda subscribe. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni A. Inyuma ni metero 3 na santimetero 70. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije. Hari ikibazo wagizemo uhita unyandikira cyangwa ukampamagara nkagusobanura serivisi aba ari ubuntu. Abantu muri gukora nka kino cyumweru ikizame cyose kiragiye kirakorwa, mujye murahita mukireba, nta bindi bintu bari kubabaza bishya. Urebe bino bizame byakozwe, nugiramo ikibazo uhita unyandikira. Nubona hari isomo ukeneye mbere yuko ujya mu kizame naho unyandikire kuri 0789355323 ndigutegurire mu gihe gitoya mpite ndiguha kugira ngo nawe ugende ukore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Rero ndakeka ko abantu muri gukora muratsinda kandi mukaduhesha ishema. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha kandi ikibafasha mu mirimo yanyu ya buri munsi. Mugire ibihe byiza.